icyizere nuko abanyarwanda bakunda ikinyarwanda cyabo. Ikintu cya mbere kinabigaragaza iyo abanyarwanda babona ikinyarwanda nk'indangamunyarwanda yabo identite. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Gukomera rero kuri iyo identite ni uburyo bwo gushaka kubaho nk'abanyarwanda tutari abanyamahanga. Izindi ndimi zizaza zitwunganira mu buryo bwo guhaha, mu buryo bwo kubana n'abandi, mu buryo bwo kugenderanira mu mubano wacu no mu bwumvikane no mu bwumvane n'ibindi bihugu. Ubu dufite indimi enye zizwi mu gihugu, zemewe n'itegeko. Ikinyarwanda nk'ururimi rwacu ariko rukaba n'ururimi rw'ubutegetsi, hakiyongeraho icyongereza, igifaransa n'igiswahili noneho cyaje. Ubwo rero ni ubukungu bukomeye cyane cyane ko unabureba mu iterambere turimo tugenderamo mu Rwanda. Ntushobora kugira igihugu cy'u Rwanda nk'iki gifite amahirwe kugira ururimi rumwe ariko rukagira n'izindi ndimi ziza zifasha mu buryo bwo kubaho, mu buryo bw'abanyarwanda. Ibyiza rero tubonamo ni ukuvuga ngo dukomere ku kinyarwanda cyacu, tukirebe, tugikunde, kandi turebe uko tugiteza imbere twese. Noneho izindi ndimi zizaze zitwunganira mu buryo bwo guhaha no kubana n'abandi. Ahandi babibonamo indimi ziryana, indimi z'intambara n'iki, ariko mu Rwanda siko bimeze. Ni indimi zuzuzanya mu nyungu zo guteza imbere abanyarwanda n'u Rwanda.